bimwe mu byongera ibyago byo kurwara stroke. Indwara stroke iri mu ndwara zihitana abarwayi, dore ko abayirokoka ari bake mu baba bayirwaye. By'umwihariko iyi ndwara ikunze kwibasira abirabura kurenza abazungu. Iyi ni indwara iterwa n'uko amaraso ajya mu bwonko aba yahagaze yipfunditse, wenda biterwa n'uko umutsi uyajyanamo wazibye cyangwa se waturitse, bityo ntihabashe kugeramo umwuka wa oxygene. Nubwo ari indwara yibasira abirabura, ariko nanone hari ababa bafite ibyago byinshi byo kuba bayirwara kurenza abandi, nk'uko muri iyi nkuru n'izindi zizakurikiraho tugiye kubivugaho. Mu byongera ibyago byo kurwanya stroke harimo indwara yo kubura amaraso izwi nka sickle cell anemia. Iyi ni indwara y'uruhererekane mu muryango, ikaba yibasira insoro zitukura, igatuma zigira ishusho itari yo kandi zikaba zifata mu miyoboro ijyana amaraso mu bwonko. Ibi bituma amaraso atabasha gutambuka neza, bityo abafite ubu burwayi baba bafite ibyago byo kuba wagira stroke. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo gutwita. Bamwe mu bagore iyo batwite nabo bibongerera ibyago byo kurwara stroke, kuko amaraso yabo avura ku buryo bworoshye. Ku rundi ruhande, ibi birushaho kuba ikibazo cyane mu gihe uyu mugore utwite aba asanzwe afite ibibazo byo kuvura kw'amaraso. Mu byongera ibyago byo kurwanya stroke harimo kubyimba nk'umutima no kugibwamo na mikorobe. Nubwo bidakunze kubaho, ariko hari igihe umutima ushobora kubyimba cyangwa ukandura mikorobe runaka. Icyo gihe iyo bibayeho bibyara ibibazo harimo guhagarara, stroke ndetse n'ibindi bibazo mu bwonko. Gutera nabi k'umutima bishobora kuba gutera cyane cyangwa gake, nabyo byatera amaraso kwipfundika. Icyo gihe ibibumbe by'amaraso nibyo bigenda bigafunga udutsi duto tugaburira ubwonko, nuko hagakurikiraho stroke. Ku rundi ruhande, iyo bimenyekanye kare ko umuntu afite ikibazo cyo gutera nabi k'umutima, uhabwa imiti yo koroshya amaraso bikayarinda kuba yakipfundika. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo indwara y'imitsi ijyana amaraso mu bwonko. Aha ni igihe imitsi ijyana amaraso mu bwonko yangiritse, ifunganye cyane cyangwa iremetse nabi. Iyo bitavuzwe kare bishobora kubyara stroke, kuko amaraso aba adatembera neza mu mubiri. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo umubyibuho ukabije. Ubusanzwe havuga umubyibuho ukabije igihe ufite BMI iri hejuru ya 30. Kuba noneho uyu mubyibuho wongera ibyago byo kurwara diyabete, kugira cholesterol iri hejuru, nabyo biri mu bitera stroke, kuko imitsi y'amaraso iranigwa, amaraso ntatambuke neza. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo kudakoresha imbaraga. Kudakoresha imbaraga bivugwa hano ni ukubaho umubiri wawe utawukoresha, mbese ukaba udakora siporo. Ku rundi ruhande, ukaba udakora wibera mu biro cyangwa ukora akazi kadasaba imbaraga z'umubiri, ugahora wiyicariye cyangwa wiryamiye. Iyi mibereho uretse kuba yongera ibyago byo kurwara stroke, binongera ibyago byo kugira umubyibuho ukabije. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo diyabete. Indwara ya diyabete nayo ituma imbere mu mitsi ijyana amaraso mu bwonko iyagarura mu mitima, ubundi hakarwara. Kurya indyo iboneye nibwo buryo bwiza bwo kurwanya diyabete no kwirinda iyi stroke. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo imitsi iteye nabi.
imitsi yaba imijyana cyangwa imigarura ishobora kuba iteye nabi bityo ikaba yanaturika bigatera stroke iterwa no guturika kw'imitsi. Ibi kandi bishobora gutera ikibazo cy'uko wa mutsi waturitse ushobora kwiba amaraso mu nyama ziwukikije akazajya ajyamo, ariko nabwo bigatera ikindi kibazo. Mu byongera ibyago byo kurwara stroke harimo ubwandu bw'agakoko gatera sida. Kwandura sida nabyo byongera ibyago byo kurwaragurika, kanseri zinyuranye, indwara zo kubyimbirwa, ibi byose bikaba byongera ibyago byo kuba warwara stroke. Iki ni igice cya mbere, ubutaha tuzakomeza tureba ibindi byongera ibyago byo kurwara indwara ya stroke. Ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara zibasira umubiri, imiti ikoreshwa mu buvuzi ndetse n'ibiribwa, tukamenya intungamubiri umubiri wacu ukeneye. Abatabizi bicwa no kutabimenya, bityo abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kuko ni ubuntu, kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye bizajya bigufasha kubona ibiganiro bishya tubategurira. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, ubaye wifuza kugira icyo tubaza, udusobanuza cyangwa kutwunganira ku ngingo iyo ari yo yose, nyabuneka twandikire muri comments, turasangira ibitekerezo. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like, ubundi ukore share ubisangize n'abandi kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro kwirinda biruta kwivuza. Amahoro y'Imana bane namwe, tubifurije kuzirikana ko amagara ari ubukungu.